ntabwo twese tuzatabarira rimwe gutyo oyaye hari abazagenda mbere kaba barimo bagenda hari nabandi bazagenda bakabiri ariko twese tuzatabara ni ku Imana yavuze twese tuzatabara Imana yaravuze ngo umusaza bene wa wundi ugendera ku kabando gutyo uwo yaravuze ngo tazatabara ariko umusaza w'imyaka 80 90 uhagarara ufite colonne vertebrale ihagaze neza Imana yarambwiye ngo uwo nguwo azatabara agenda tabara arwana intambara y'iwacu ayitsinde neza bino byacu by'ibiyaga bigari bazaba bicara hasi bamabaza n'imodoka bazowe babandi basigaye barya banze kumva barya banze gutabara mu modoka bama bamujana n'indege zizaba zihari zo kujana abantu babandi binangiye banze kumva barya basansibirije banga kwitabira bazagenda mu kimwaro no mwisoni ariko bazatabara tuzihereza abandi zino kadi so tugenda dutunga za double nationalité triple nationalité gutyo bene akakavuye bazagenda badufungira ku mipaka tuzakibagirwa tukibagirwe ugire identity yawe imwe kandi uyihereze n'abandi bayishaka uyibahereza natwe tuzagera mu rugo rwego rwo abari muri Amerika bazifuza kuba mu minembwe bazifuza gutura hari nukuri ni igihugu Imana yarakiduhaye neza cyane ariko Imana iravuze ngo iduhaye agahenge ngo tube nk'abahumekaho natwe abantu basoye bubaka imihana abantu basoye bahinge abantu basoye basarure ariko ngo nakanya gato kakayagirizo gusa kakurya izuba rigira akayagirizo rikatwika mu kanyumvura ikamiko ubundi abakera bagaza bamwana igihango uko kumwana igihango niba mbaye inshuti na pasiteri hano tukagenda bakandasaga nawe bakamurasaga bakamwana amaraso kugira ngo batazohemukirana bakagenda bagatura umwe akajiyaja ariko akibuka ko hari isezerano bakoranye y'amaraso yabo tibigere bahesoma igitabo c'Abaefeso rwandiko Pawulo yandikiye Abaefeso ibice 2 umurongo wawo 13 Abaefeso 2:13 bagoye microphone kugira ngo tufashe gusoma Efeso duhere ku Efeso 13 ibice 2 dango nuko ariko none kuko muri Kristo Yesu mwebwe abari kurekera mwigijwe hafi n'amaraso ya Yesu Kristo amen dusubiremo ariko none kuko muri Kristo Yesu mwebwe abari kurekera mwigijwe hafi n'amaraso ya Kristo amen ongera nanone usome ibyashuwe gice ca 12 umurongo waho wa 11 12 ibyashuwe reka dusome nabo bamuneshesheje amaraso y'umwana w'intama kadusubiremo nabo bamuneshesheje amaraso y'umwana w'intama n'ijambo ryo guhamya kwabo ntibakunda ko amagara yabo ntibanga no gupfa amen ntibakunda amagara yabo ntibanga no gupfa yego amen Imana imuhe umugisha turashima Imana ko iduhaye uyu mwanya mwiza wo kuba imbere yayo Imana ihabwa icubahiro itungiyeho turashima Imana ko iduhaye kunezerwa guterana ni kimwe no kunezerwa ni ikindi rero kuba Imana iduhaye umunezero Imana ihabwa icubahiro turashima Imana kubw'ikaza abayobozi bacu b'abayumbe baduhaye Imana yo mu ijuru ibahe umugisha batwiyegereje nk'abashitsi bakure cyane ariko kandi turabana ba hano mu rugo rero turashima Imana kubw'iryo kaze Imana ikomeze ibagirire neza ndashima Imana kubwo umushumba turi kumwe w'umuvugabutumwa nishimiye kubana nawe Imana iguha umugisha haleluya rero tudatinze kubera ko amasaha yagiye kandi inyuma yaje akaba hariho umushitsi nawe ari buze kuganira turaganira mu mwanya muto Imana iduha haleluya natekereje ko tuganira hejuru y'imbaraga ziba mu maraso ya Yesu haleluya
Bibiliya yavuze ngo ariko none Bwana sifiwe sana. Amen. Ariko none kuko muri Kristo Yesu mwebwe abari kurekera mwigijwe hafi n'amaraso ya Kristo. Haleluya. Natekereje iri jambo kuba muri Kristo Yesu. Nukuvuga ngo kuba muri Kristo Yesu ariko none kuko muri barongera bashiraho muri Kristo Yesu. Nukuvuga ngo nukuba muri we indani. Haleluya. Amen. Twebwe abari kurekera twigijwe hafi n'amaraso ya Kristo Yesu. Nukuvuga ngo twari dufite Imana rurema. Twari kure y'amasezerano. Taziringiro twari dufite. Ariko kubera ko turi muri Kristo Yesu, twebwe abari kure twigijwe hafi n'aya maraso. Amen. Tuzamure Yesu icubahiro. Haleluya. Haleluya. Nakomeje gutekereza hejuru y'imbaraga ziba mu maraso ya Yesu. Muri iyi minsi uri mu kubana abantu basa n'abashenjaguritse cyane, ariko muri izi yarenze aravuga ngo ese ngo niki cyatandukanya na Yesu? Ngo ni urupfu, ngo ese ngo ni imibabaro. Nukuvuga ngo nta kintu cyo dutandukanya n'urukundo rwa Kristo Yesu. Iyo utekereje gusa ko uri muri Kristo Yesu, ugatekereza ko wari kurekera, nukuvuga ngo twara abanyamahanga. Ubundi Imana yakoze ikintu gikomeye cyane kugira ngo itange Yesu. Twara abanyamahanga, ta sano rya bugufi twari dufitanye na Kristo Yesu. Ariko Yesu aremera araza aritanga amena amaraso kugira ngo je nawe tubona agakiza. Nukuvuga ngo agakiza dufite uyu munsi, ikirato cy'agakiza tugendana nukubera amaraso ya Yesu gusa. Amen. Haleluya. Haleluya. Cyane haleluya. Kandi ijambo ryatangaje nukuntu yitanze amaraso ya Yesu. Bundi nta kintu twebona tuyagura. Nukuvuga ngo umuntu kwitanga ngo atanga amaraso ye ni ikintu gikomeye cyane. Utobona ikiguzi runaka nguvuge ngo wenda ngufite amafaranga runaka cyangwa ikintu kimeze gutya cy'agaciro ushobora kugurana ayo maraso. Ariko Yesu yamayemera araza aritanga kugira ngo adupfire twebwe abari kurekera, ariko twigijwe hafi n'amaraso ya Kristo. Haleluya. Haleluya. Cyane haleluya. Haleluya. Nukuvuga ngo imbaraga ziba mu maraso ya Yesu nizo Imana yakoresheje nk'isezerano ku rukundo Imana yakunze umuntu. Ikintu ca kabiri ni naco gisobanuye igihango tugirana nayo. Ubundi abakera bagaza bamwana igihango, uko kumwana igihango niba mbaye inshuti na pasiteri hano tukagenda bakandasaga nawe bakamurasaga bakamwana amaraso kugira ngo batazohemukirana, bakagenda bagatura umwe akaji yaja ariko akibuka ko hari isezerano bakoranye y'amaraso yabo tibigere bahemukirana. Nukuvuga ngo natwe abakristo igihango tugirana na Yesu na amaraso. Haleluya. Haleluya. Tuzamure Yesu icubahiro. Haleluya. Natekereje hejuru y'ayo maraso isezerano tugirana na Yesu Kristo ridashobora gutuma ducika intege, ridashobora gutuma tugira ubwoba. Na amaraso ya Kristo Yesu yemeye kwitanga, araza arafa ku bwacu. Nukuvuga ngo imbaraga Imana yadufatishije nta handi zavuye, si imigozi ya Karutare, na amaraso ya Yesu Kristo. Uko amaraso ya Yesu Kristo nizo mbaraga zidufasha. Tuzamure Yesu. Haleluya. Haleluya. Imbaraga z'amaraso ya Yesu Kristo nizo Imana yadufatishije, twigijwe hafi n'amaraso ya Kristo Yesu. Ubundi Bibiliya yambwiye ngo ntacaha kiza kivaho hatabaye kumeneka kwa maraso. Nukuvuga ngo kugira ngo icaha cyose kiveho hazabanza hakaba kumeneka kwa maraso. Abanyesirayeli muri Egiputa babohojwe n'amaraso y'intama n'ihene niyo yabacunguye, ariko twebwe sa amaraso y'intama n'ihene. Nukuvuga ngo amaraso y'intama n'ihene ntabwo yabaye doze ihagije yoba umutukuraho icaha, ariko amaraso ya Yesu Kristo yaje ari doze ihagije yoba umuti uhanagura icaha. Tuzamure Yesu. Amen. Haleluya. Haleluya. Kera bagaza batamba ibitambo, ariko zari ibitambo bitwikira ibyaha. Umuntu akagenda akabaga umwana w'intama akagenda agatamba igitambo, ariko icaha ntikiveho kigatwikirwa. Akagenda akazumva cacaha kwirongeye kandi kiriburutse kikama kiza ari kibisi. Awundi nawe yakora icaha nuko bikagenda gutyo. Ariko Yesu Kristo nabitekereje sanga Imana yari ifite imbaraga zo guhagarara mu gice kavuga ngo niducungurwe bigakunda, ariko ntacaha covaho hatabaye kumeneka kwa maraso. Nico catumye Imana yemera gutanga Yesu Kristo. Yesu aritanga, yaza kwitanga ku bwacu, araza yambara ishusho y'icaha ahinduka icaha. Umuririmbyi yarimze aravuga ngo utarigeze kumenya icaha, ngo Imana yamuhinduye
yahinduye icaha ku bwacu imutanga mu maboko y'abanyabyaha baramubamba. Haleluya. Amen. Cyane haleluya. Kugira ngo gusa itwunge n'Imana. Hashimwe izina rya Yesu. Ryatwunze n'Imana. Hashimwe izina rya Yesu. Ryatumye tugira agaciro. Ubu nyine agaciro dufite ni ukubera amaraso ya Yesu. Umunezero tugendana ni amaraso ya Kristo Yesu gusa. Ni ukuvuga ngo aya maraso ya Yesu niyo azatuma abantu batarimbuka. Haleluya. Haleluya. Cyane haleluya. Amaraso ya Yesu niyo yonyine gusa azatuma abantu batarimbuka. Abanyesirayeli Mose aje kubakura muri Egiputa ni ukuvuga ngo bari ko bagerageza ibindi bitangaza ntibikunde, ariko Imana iramubwira ngo ugende ngo muzafate umwana w'intama ngo mubage, ngo nimumara kubaga ngo ayo maraso ngo muzoyafate ngo muyasige ku nkomanizo z'imiryango, ngo ndetse ngo no kumpamo ngo kugira ngo marayika murimbuzi naza ngo mutazarimburanwa n'abandi. Abahana kondisiyo zo kurya uwo mwana w'intama yarabwiye ngo muzowujye muhagaze ngo mukwese inkweto ngo muurishe imboga zisharira ngo kandi mu buryo vuba vuba. Ni ukuvuga ngo ibi bimenyetso yari kubabwira byari bigaragaza ko bagiye gutangira urugendo. Haleluya. Cyane haleluya. Ariko ayo maraso basize ku nkomanizo z'imiryango niyo yababereye ikimenyetso. Marayika murimbuzi ngo yaza yagera ku nzu y'umunyesiraheli akamasanga hari ikimenyetso cy'amaraso agatambuka, yagera ku munyegiputa akarimbura. Mbonye yarayinze aravuga ngo ese ufite ikimenyetso cy'amaraso y'umukunzi? Iyo ufite ikimenyetso cy'amaraso y'umwami Yesu tushobora kurimburanwa n'abandi. Abandi burya borimbuka bagashira, ariko kubera ko uriho ikimenyetso. Haleluya. Tuzamure Yesu icubahiro. Haleluya. Haleluya. Nukuvuga ngo amaraso ya Kristo Yesu azakura abantu mu buretwa agakura abantu mu zaha. Ubundi ta kindi kizaceza umuntu tuzatweza n'amaraso ya Kristo Yesu. Nukenera kubaho mu buzima bwo kwera izera amaraso ya Yesu. Daniel yarinze aravuga ngo amaraso ya Yesu ngo ntazigera ashira imbaraga. Nukuvuga ngo aracyafite imbaraga. Amaraso ya Yesu yakoze ikintu gikomeye isi y'abizera, yesheje ibyakarande akuraho inzandiko z'imigenzo ndayashima neza. Umuvumo n'urubanza twisanzemo, turabana be bazi intege, turabana be bazi ukuvuga ko aya maraso ya Kristo Yesu niyo yesheje ibyaha karande. Ubundi hariho inzandiko zaturegaga, ariko umwami Yesu kubera uburyo yitanze kubw'amaraso ye ngo yarafashe izo nzandiko azitaburamo kabiri, twemererwa kwinjira ahera hahera. Ni ukuvuga ngo si kubwo imirimo, si kubwo uburanga twari dufite, ahubwo ni ukubera amaraso ya Kristo Yesu. Ba Kristo bene data, niyo mpamvu dukwiriye kwizera, tukizera iri zina rya Yesu Kristo kubera ko ni izina rikomeye. Umurinzi arenda aravuga ngo ni izina riryoshe riruhura indushi ngo rikamara imibabaro yose. Ni ukuvuga ngo nta yindi nzira yo gukirizwamo atari izina rya Yesu. Iyi niyo nzira gusa, niwe rembo ryiza riza ritwinjiza mu bwami bw'ijuru. Amen. Haleluya. Haleluya. Cyane haleluya. Ta yindi nzira y'ukuri, nta nindi nzira dukwiriye gukurikira uretse gusa iya Kristo Yesu, tukizera aya maraso ya Yesu Kristo kubera ko ayo maraso ya Yesu Kristo niyo azatwegereza Imana. Aya maraso ya Kristo Yesu niyo yaduhesheje agaciro ko kuba turiho turi abana b'Imana. Uko kuba ndiho mfite izina ryo kuba ndi umwana w'Imana ni ukubera aya maraso. Ubundi umuntu azagira amazina menshi, ariko hari izina abakristo bahuriyeho, ni izina ryo kuba abana b'Imana. Iri zina ryo kuba umwana w'Imana tiwo rihabwa n'umubyeyi, tiwo rihabwa n'inshuti, tiwo rihabwa n'umuntu mwana muri quartier ngo kubera ko agukunda. Tuba turihabwa gusa na Yesu Kristo wemeye kwitanga. Ariko kugira ngo iri zina witwe ryo uhinduke ryo ni ukuba warizeye iyi nzira y'ukuri, ukizera umwami Yesu. Haleluya. Cyane haleluya. Cyane haleluya.
nasomye bibiliya igihe abatasi bagiye gutata i Yeriko basanze Maraya Rahabu ngo basanga ari Maraya yari iri aho ngaho iwe gusa ategereje abakastoma ariko ngo abakira ababonaho ikimenyetso cy'amaraso ya Kristo Yesu baje ngo gutandukana yamabwira ngo igihugu ico kugifata muzogifata twarabitegereje twumvishe n'amakuru yanyu ubu nyine abantu bose mu muhana bahiye ubwoba bafite ubwoba umuntu wese ari mu kuja aho agiye yiteguye ko iki gihugu muzogifata none mureke dusinyanye isezerano bamamubwira ngo tugiye gusinyana nawe isezerano ngo kandi isezerano ngo ntamugayo uzotubaho iyo wasinyanye umuntu isezerano ry'amaraso ya Yesu Kristo ntamugayo uzukubaho baramubwira ngo nitugera muri iki gihugu ngo uzofata akagozi gatukura ngo ugapfundike kuri idirisha utunyujijemo kugira ngo urimbura atazobarimburana n'abandi Rahabu yabigenjeje gutyo bituma atarimbuka iyo twizeye imbaraga z'amaraso ya Yesu Kristo nukuvuga ngo izo mbaraga nizo zazidufata zikadukura mu byaha uwari Maraya basize yabaye umukristo kubera imbaraga z'amaraso ya Kristo Yesu. Haleluya. Nukuvuga ngo aya maraso ya Kristo Yesu niyo azabohora iyo abantu bakiboshwe bakiri mu buretwa kwa Satani bakiboheye muri Egiputa imbaraga z'amaraso ya Kristo Yesu nizo ziza zikakubohora ukumva urabohotse ukumva kuragenda wemye kubera izi imbaraga z'amaraso ya Yesu Kristo. Ba Kristo bene data mureke tureke gukrensa amaraso ya Kristo Yesu abantu bari mu kubifata nk'ibintu byoroshe. Haleluya cyane haleluya cyane haleluya. Mose yandikiye abanyesiraheli arababwira ngo ese ngo abana banyu ngo nibabaza ngo ibi nibiki ngo muzababwira ngo n'Uwiteka ngo wadukuje amaboko muri Egiputa. Iyo ni Pasaka y'Uwiteka yari kubabwira kubera ko ikizazi cyavuye muri Egiputa benshi bashiriye mu butayu ariko arababwira ngo abana banyu nibabaza ngo ese ngo ibi nibiki ngo muzababwira ngo n'Uwiteka wadukuje amaboko muri Egiputa. Niyo mpamvu dukwiriye kuzoza duhora twibuka umwami Yesu kuriya nigabura impamvu bari duheza buri kwezi nukugira ngo duhore twibuka agaciro k'amaraso ya Kristo Yesu. Nukuvuga ngo igihango tugirana na Yesu takindi imbaraga Imana yakoresheje kisezerano ku rukundo yakunze umuntu tahandi zaziva ni mu maraso. Amaraso ya Yesu Kristo niwo mugozi udufashe si imigozi bene iyi bazingazingo ya ni imigozi y'amaraso ya Yesu Kristo ubwo nibwo rukundo rudufashe. Niyo mpamvu twigijwe hafi n'amaraso ya Kristo Yesu ariko noneho kuko muri Kristo Yesu mwebwe abari kurekeye mwigijwe hafi n'amaraso ya Kristo Yesu nukuvuga ngo twari abanyamahanga twari kure cyane titwari dufite Imana rurema ariko kubwa amaraso ya Yesu Kristo twigijwe hafi. Imana ibahe umugisha. Afite umwanya igendera uje gukora ibyo ufite umwanya rero Imana iguha umugisha twagusengeye kandi wizera Imana kandi niyo urara kubera impamvu zo gusengerwa akazohora ugakora buri munsi ino nta bene wanyugira. Haleluya haleluya haleluya. Yesu aguha umugisha. Aba bagaragu b'Imana amaboko barambitseho afite imbaraga nyinshi wizere gusa ko ibyo ukeneye byose ko Imana ibigukorera. Murakoze cyane ndashimira Imana kuba tubonye uyu mwanya wo guterana hano. Ije nibwo bwa mbere mpagarana muri rikona kanisa nibwo bwa mbere mpahagaze kuba Imana yambashishije nkahagera. Imana yo mu ijuru ishimwe cyane kandi ndashimira abayobozi b'uyu munsi wo kuwa kabiri Perezida Patro wenda nabo bakorana. Imana ibaha umugisha kuduha uyu mwanya no kuduha kano gatuti. Yesu abagirire neza cyane. Ikindi cyanshimishije nuko twasengeye hano icyo cyamfashije rwose kandi numvishemerewe neza numvise icyo nogakoze hano ngikoze. Rero Imana ishimwe n'abashumba b'itorero bemeye gutanga hano hantu. Hari umuntu twavuganye wari no torero sinzi nibiri ya saha iri kugenda neza kiragenda neza iri ku gihe okay. Hari umuntu navuganye wari no torero ndamubwira ngo Imana ishimwe ko akabiri kaje hano. Hari abantu botunga akabiri ariko ntibamenya agaciro kako ariko iri kanisa rizamenya agaciro kakabiri ku bana kandi yabazari byiza ngo abakristo ba hano bose umunsi wa kabiri baza bama baza bose uko bangana bama basa nkaho ari ku cyumweru mu ikanisa ryabo kuko bizabagirira umumaro munini cyane. Ikindi ndashimira bene data bari hano bene data Imana iguha umugisha. Ndashimira umuvandimwe ducumbitsi wiwe nawe Imana iguha umugisha n'izindi nshuti n'abavandimwe Patrick n'abandi
mwese Imana ibaho umugisha kuba tubabonye. Rero tugiye kuganira ijambo ry'Imana. Bari bansabye ikintu gikomeye wenda tugiye gusoza. Nitwe tworoshe cyane kubarusha mwisi. Ni mwebwe mukomeye. Kandi nimwe mufite imbaraga, nimwe mufite agaciro kuturusha. Twebwe turi bato imbere yanyu cyane. Ndashimira Imana ku bwa Reverano. Imana imuha umugisha n'abantu biwacu. Yesu abagasanire cyane na Revera wa hano muri no rusengero uriya mwene data twarabanye imyaka myinshi cyane. Pasiteri hariya Imana iguha umugisha cyane. Yabaye munini yari muto cyane. Ariko yabaye mu pasiteri nyine murabona umushumba. Yarabyibushe cyane. Imana iguha umugisha kandi ko gasanire twarabanye nawe mu bihe bigoye. Imana yarakoze kubarinda. Tugiye gusoma turaganira hejuru y'impano z'umwuka wera. Noneho turaza gusoreza ku mpanuro. Ko ndagira ngo abariho tuzagutwara wenda kanya gatoya tuvuga ku mpanuro Imana yateguye kugira ngo tuziganireho. Dusome mu Bikorinto ba mbere wa musomyi akomeza dufashe 12 no ku 8. Urwandiko Pawulo yandikiye Abikorinto ba mbere ibice 12 umurongo n'uwa 8. Haleluya. Soma. Bibiliya iravuze ngo umwe aheshwa n'ijambo ry'ubwenge n'umwuka. Undi aheshwa n'umwuka ijambo ryo kumenya. Yego. Undi aheshwa n'uwo mwuka kwizera. Yego. Undi agaheshwa n'uwo mwuka impano yo gukiza indwara. Yego. Undi agahabwa gukora ibitangaza. Yego. Undi agahabwa guhanura. Undi agahabwa kurobanura imyuka. Yego. Undi agahabwa kuvuga indimi nyinshi. Undi agahabwa gusobanura indimi. Ariko ibyo byose uwo mwuka umwe niwe ubikorera muri bo. Agabira umuntu wese uko ashaka. Amen. Amen. Imana iguha umugisha cyane. Arakoze asomye impano z'umwuka wera zose ni 9. Rero Pawulo niwe wanditse urwandiko rw'Abikorinto. Yarwandikiye Efeso ari mu rugendo rw'iwe rwa gatatu rw'ivuga butumwa. Kandi Pawulo niwe watangije rino kanisa ry'Efeso. Afatikanyije na Priskila na Aquila. Bamwe baza bavuga ko basanze baratangiye. Bari baratangiye amateraniro bageza baterana ngo buce Pawulo aragenda arabasanga kandi afatanya nabo kugira ngo batangize rino kanisa ry'Ikorinto. Bukeye abakristo b'Ikorinto bandikiye Pawulo bamubwira ibibazo byabaye kuko yararitangije ngo arangiza aragenda. Bamubwira ibibazo byabaye kuva mu gice cya mbere ukageza mu cya 7. Byari ibibazo bigera nko ku 9. Wenda byose ndi tubivuga ariko niho dukura icyatumye abandikira kuri zino mpano z'umwuka wera. Kimwe muri byo ngo hari akajagari mu rusengero mu buryo bwo gukoresha impano z'umwuka wera. Bituma mu magambo yabashubije uhereye ku gice cya 7 ukageza ku 16 mu Bikorinto ba mbere ni ibisubizo Pawulo yabashubije byerekeranye n'izi mpano z'umwuka wera. Rero Pawulo araza afatikanya na Priskila na Aquila niko twavuze batangiza rino torero ry'Ikorinto. Twari tuvuze ko yarangije gutangiza arataha aragenda. Amaze kugenda nyuma hasigara haba ibibazo ndetse haje n'abandi bavuga butumwa nabo baraza barabwiriza. Akavuyo karaba mu itorero. Noneho umwe agahaguruka akavuga kundi mari hari. Batanu bakamavuga kuri ruga bose rimwe. Sharabara ngo noneho akaza n'abanyamahanga batazi byo kuvuga ku ndimi ngo bashika ngo bakagwa mu kantu. Noneho ngo hamaha urusaku gusa mu itorero akajagari karaba. Noneho bose ko baravuga ku ndimi nta usobanura nta uvuga ikindimi zavuze nuko ngo akajagari karaba. Nabyo babimwandikiramo muri izo raporo. Hari n'indi raporo bamwandikiye yuko abakristo bagendaga bakaja mu banyabyaha mu bantu bisi akaba aribo bacira imanza abakristo. Arababwira ngo se muri bene data bose basenga nta banyabwenge barimo bashobora guca urubanza rwo mu ikanisa aho kugira ngo barujane ku banyabyaha bo muri leta. Haleluya. Ndashimira mwene data w'umuvuga butumwa twabanye
baradutaramiye cyane mbarara neza tugubwa neza twagize ibihe byiza nabo cyane Imana iguhe umugisha cyane. Rero kuri izi mpamvu nibyo byatumye Pawulo asubiza yandika ibisubizo by'ibibazo byose. Iwe yabuze umwanya wo kujayo ariko atuma Timoteyo ngo ari ugenda ari ujana rwa rwandiko. Bisa bivuga ko yanditse izandiko nyinshi zine ariko ngo zibiri nizo zagezeyo izindi zibiri ziratakara mu nzira. Ariko Timoteyo ni wabajaniye urwandiko kandi aravuga ngo uyu Timoteyo mbatumyeho ni uzababwira ibyo mugomba gukora. Timoteyo yabanye na Pawulo imyaka myinshi cyane. Babana ari umwana we mu kwizera niwe yakoreshaga kandi yaramwizeye kandi yari umugiriki. Ariko Pawulo we yari umuheburayo kandi yari wo mu nzu ya Benyamini. Nico gituma yanze kujana na Baranaba kandi yanze kujana na Yohana Marko mu rugendo rwa kabiri kuko yari yarabasigiriye. Aravuga ati uyu nguyu uje we sinajana nabo. Pawulo ntiyarazi kwihangana. Abantu bo mu nzu ya Benyamini ntibihanganaga, bari abantu bahubuka bagira umujinya bagira uburakari vuba kandi badashobora kubabarira vuba. Pawulo we yamavuga ngo ntitujana nawe, ati uyu nguyu asigare. Barakorogana na Baranaba aramubwira ati wowe uri kumwe na Yohana Marko nimuhereze indi nzira, ahasigaye jewe na Sira muri urugendo rwa kabiri niwe tujana. Niwe bajanye kandi niwe bari bari kumwe. Haleluya. Kandi ritorero ryafunguwe mu rugendo rwa kabiri. Urumva ko yari kumwe na Sira ariko hasanga Priskila na Akwila abari bo bafatanya umurimo. Rero hano uyu muhana w'i Korinto wari umuhana wari ufite ibigirwamana isengeri 12. Simbivugaho cyane kubera umwanya, haraho nkeneye kugira ngo ariho dutinda. Bari abantu bakundaga filozofiya, ibintu by'ubwenge by'ubuhanga n'ubumenyi. Ni hari ayo mashuri bashakaga kwiga ubwenge, bagashaka kwiga ubuhanga, bagashaka kwiga kumenya cyane. Nico baheshaga agaciro mu buzima bwabo bwose. Ariko Pawulo afunguye kanisa nta kindi yabandikiye, yakomeje kubabwira ngo ijambo ry'Imana kubarimbuka n'ubufu. Ibo batekerezaga ko ubwenge bwabo ari bwo bubafasha kandi baracukumburaga cyane bakareba mu bitabo, wavuga ijambo bakarebamwo, bakareba rya jambo niba ari ukuri kuko bari abahanga kandi bari abanyabwenge. Bituma rero Pawulo abasubiza muri bino bibazo byose bari barabajije. Dutambutse rero ibibazo yababajije, impano z'umwuka wera ni iki? Impano ni kado, impano ni umugisha Imana iguhereza kugira ngo ushobore kugira icyo umarira abandi. Abantu bafata impano y'Imana nk'ikintu gikomeye yahawe kandi akaciyumvamo icyubahiro, nawe wenyine akiha icyubahiro kubera ko afite impano y'Imana. Sico biranyuranye na Bibiliya kandi biranyuranye n'icyo Imana yayiguhereye. Kandi kindi abantu bakagira impano y'Imana bagashaka gukandagira abandi no kubona batayigira ko ari ntacyo bavuze. Hakaba n'abandi b'abakristo ndetse basuzugura n'abashumba babo kubera ya mpano bafite, ntibubaha ubuyobozi icyo bwavuze bw'ikanisa kandi ntibagendere ku mategeko y'itorero kubera ya mpano afite. Impano twahawe ni ukugira ngo zifashe abantu. Manake zigomba gufasha abantu 80%. Wowe akawe gusa ni 20, niko kakwerekeyeho kukubaka wowe, kukugirira umumaro wowe, ariko wayiherewe majority no kugira ngo ufashe abandi gusa. Uko byarangiye naho ngaho nta kindi cyatumye Imana iguha impano, ni ukugira ngo ugirire abantu akamaro. Kandi umuntu ukomeye kuri iyi si ni umuntu ugirira abandi umumaro. Haleluya. Nugira ubukire ukagira amafaranga ariko ntugire icyo umarira abandi, uzabura zero. N'Imana izaza yicuza icyatumye iguhereza aya mafaranga, ishobora no kuyafunga kuko nta mukene wahagurukije, nta mukene wagaburiye, nta warugiye kuburara wahaye ibiryo akarya uwo munsi, ntawe wambitse yari yambaye ubusa, ya mafaranga yawe ntacyo amaze. Ariko gituma Imana iguha amafaranga ni ukugira ngo ugire icyo umarira abandi. Haleluya. Kandi igihe cyose uzasaba Imana amafaranga ku mpamvu zo kugira icyo umarira abandi, urumva Petero avuze neza cyane ati amafaranga yarahari yo kuri Pentecoste no kuri Pasaka. Urumva ntiyayasabiye umugore waramufite, ntiyamusabiye abana be arabafite, ariko yabisabiye iriya timu kugira ngo bazasangire baselebratinge, barye bahage banywe, kugira ngo bagubwe neza, abatere courage bakomeze bakora umurimo w'Imana.
utekereze nka bene uwo muntu uja gusabira abandi amafaranga kugira ngo babone uko babaho neza, ariko iwe atiyitayeho iwe n'umuryango wiwe. Abo bantu nibo Imana ishaka, kandi abo bantu nibo isi ishaka. Haleluya. Ba egoiste, abo ngabo Imana ntibashaka, nta kamaro bafite muri kino gihe. Rero muri zino mpano zose z'Imana zigabuye mu bice bitatu, nibyo tugiye kuvuga. Izi mpano zigabuye mu bice bitatu, nibyo turi buze kuganiraho neza kugira ngo tugende buhoro buhoro kandi tubyumvikanemo. Kuko yazisomye hariya, yazisomye ni 9, ariko zitatu zigenda zikorana mu mirimo yazo. Niko tugiye kuzigabura kugira ngo tugende tumenya uko zikora, kandi tugende tumenya nuko dushobora kuzikoresha. Haleluya. Hano mu gice cya mbere hano twasomye, umusomyi yadusomeye ku 12 no ku 8. Yasomye ko hariho ijambo ry'ubwenge, hakabaho n'ijambo ryo kumenya. Ngaho someraho ibango hasoma hariya ku 8. Undi agaheshwa n'uwo mwuka ijambo ryo kumenya, undi agaheshwa n'uwo mwuka tugende ijambo ry'ubwenge, yego niryo ritangira. undi agaheshwa n'uwo mwuka ijambo ryo kumenya, undi agaheshwa n'uwo mwuka kwizera. Yego. Urabona impano ko ari zitatu, ijambo ry'ubwenge ariheshwa n'umwuka wera, kandi agahabwa n'ijambo ryo kumenya. Ubwenge, kumenya no ku oya ntituragira iyo ngiyo. Ijambo ry'ubwenge, ijambo ryo kumenya, ziriya mpano zitatu zitangira baza bazita ngo ni impano z'imbaraga. Niba nabaye nka wa mugore ngo warambiseho agapapuro kasi reka nze nihanganireho gatoya. Nono impano y'ubwenge n'impano yo kumenya n'impano yo kugenzura imyuka, ni impano zitatu. Izo ngizo bazita impano z'amayereko, niko zitwa izo ko ari zitatu. Kandi izi ngizi ntibisaba kuvuga ku ndimi ngo ari hugira impano y'ubwenge. Abo ngabo bagira impano y'ubwenge n'impano yo kumenya n'impano yo kugenzura imyuka, ko ari zitatu. Aba ngabo ntibaza bavuga ku ndimi. Ashobora no kudatanga haleluya hano mu ikanisa, ashobora no kudasubizamo igisirimbo, ariko izi mpano ko ari zitatu zigakora. Mushobora gutambuka hano mukavuga ibyo muvuga, mugakora n'ibyo mukora, ariko wa wundi wicaye mu ntebe. Kandi zikunda kuba mu bayobozi, zikunda kuba no mu bapasiteri, zikunda kuba no mu bandi bicaye mu ikanisa. Nari nzi ngifatwa mu mwuka wa mbere, nari nzi ko abantu bicaye badahe basirimba, badahe bazamura amaboko, nari nzi ko baguye, ko banebwe, niko nari nzi. Ariko naje kumenya ko atari byo no kwibesha cyane. Umuntu ashobora kuba yicaye ariko akuzura umwuka wera. Umuntu ashobora kuba yicaye akagenzura akamenya uri mu mwuka n'utari mu mwuka. Umuntu ashobora kuba yicaye akamenya uvugisha ukuri n'utavugisha ukuri, kandi yicaye ntacyo yavuze. Izi mpano rero ziri muri abo bantu, ntimuzasubire kubasuzugura abo ngabo. Bishobora kuba atari ubunebwe buzabutuma badahaguruka, ariko kandi bafite icyo Imana yabahaye, kandi bakoresha banicaye hasi. Tuhatambuke. Hari igice cya kabiri, ni izindi impano nazo zitatu, bazita impano z'imbaraga cyangwa za puissance. Hari impano yo kwizera, hakaba impano yo gukiza indwara, hakaba n'impano yo gukora ibitangaza. Nazo ni zitatu: impano yo kwizera, impano yo gukiza indwara, impano yo gukora ibitangaza. Izi za mbere mu Bikorinto 14 umurongo wa 15. Izi za mbere twavuze igice cya mbere. Kino gice cya kabiri na Abakorinto 12 10 no ku 12 no ku 9. Izi mpano ko ari zitatu, impano yo kwizera. Ntushobora gusengera umurwayi ngo akire udafite kwizera muri wowe, ntabwo byashoboka. Ntushobora gusengera umuntu urwaye abadayimoni ngo umusengere bamuvemwo bagende udafite impano yo kwizera, ntabwo bishoboka.
ntushobora gusanga umuntu yapfuye ngo umusengere azuka asubiremo umwuka udafite iyi mpano yo gukora ibitangaza. Ntabwo bizashoboka. Ariko aba bantu bagira zino mpano, kwizera, gukiza indwara, gukora ibitangaza, izi ni impano zikenewe mu ikanisa, kuko abantu benshi bakunda ibitangaza. N'abapagani iyo bavuye hanze bakaza mu ikanisa bakabona ibitangaza birabaye, abantu barasenze hakoretse ibitangaza, barapfukama bakihana bagakizwa. Izi ni impano zigendana n'ivugabutumwa. Iyo uri umuvugabutumwa ukagenda ukabwiriza abantu ijambo ry'Imana, bakuzanira abarwayi, bakakuzanira abandi bafite ibibazo, wabasengera wabarambikaho ikiganza, Imana yakora ibitangaza, babapagani bose bagapfukama bakaza bakihana ibyaha byabo. Cyo ni igice cya kabiri. Igice cya gatatu ni impano zo guhumekerwa, inspiration. Hariho impano y'ubuhanuzi no kuvuga ku ndimi no gusobanura indimi. Impano yo guhanura, impano yo kuvuga ku ndimi, ni impano yo gusobanura indimi. Igihe cyose tuzaba turi mu materaniro ukumva ukeneye kuvuga ku ndimi, hakaba ari nta muntu ushobora gusobanura rwa rurimi rwa rundi uvuga amagambo 5-6 nurangiza uceceke. Haleluya, haleluya, amen. Hari umusore umwe nabonye hano wari uri muririmba, nuriya se ninde wari uri muririmba bwa bundi hano yatashe, aba muri he kanisa? Imana imuhe umugisha. Ni umukozi mwiza kandi akora imirimo y'Imana myinshi mu itorero, yama akomeza akora iyo mirimo y'Imana. Abanza areke kunyeganyega hari mu cicaro akora imirimo y'Imana. Nakenera ubundi busobanuro tuzabumubwira, ariko abamenye icyo ngicyo ntanyeganyega hari, abanza gumaho, abanza akora umurimo w'Imana. Rero kino gice cya gatatu iyo usomye mu Bikorinto ba mbere 14:27 ayo magambo yasanga. Iyo usomye ku gice cya 14:29 ayo magambo nayo yasangaho. Ni byanditswe byinshi simbitindamo. Rero izo mpano zigaburwa mu buryo butatu. Twari tubanje kuvuga ku ndimi. Abantu nibavuga ku ndimi ari babiri, umwe akumva ukundi aho yavuga ku ndimi, akumva ubusobanuro buraje, azahagarika abantu. Niba azatambuka hano imbere akavuga ati haleluya amen kugira ngo abantu barebe, ni nkanyenye. Hari abaza bakoresha haleluya nkanyenye, hakaba bakoresha haleluya guheza Imana icyubahiro. Haleluya no guha Imana icyubahiro, ntabwo ari nyenye kugira ngo abantu baceceke. Oya, Yesu kisobanura. None agatambuka hano imbere akavuga ati yeme uriya muntu avuze ku ndimi, jewe Imana imbwiye gutya, akamasobanura kwa kundi ndimi zavuze. Yarangiza akamubwira agaso akavuga kandi akongera agasobanura kwa kundi ndimi zavuze. Niko twavuze mbere ngo iyo abantu bavuze ku ndimi ari 5, 6, 7 mu ikanisa, abarakavuyo, abarakajagari, abo bantu ntibaba barize ibyo gukoresha impano z'Imana. Ariko mwebwe mwabyize, ntuzavuge ku ndimi ngo mari minota 5, ntuzavuge ku ndimi ngo uvuga amagambo 15, ntacyo urasobanura ngo Imana ivuze gutya na gutya. Ikindi kandi cya kabiri mbivuge mbirangiza aho ngaho, n'ubuhanuzi. Umuntu yumvise ubuhanuzi buza, buriya abahanuzi azaba nubwo wicara mu ikanisa gutya, ubuhanuzi bukamabuza. Nashise nicaye hariya numva amagambo araje, shaka ikaramu, shaka iki, ndabaza ndandika. Shobora no kutabivuga nkabyandika ku rupapuro, niba ari n'iby'ikanisa pasiteri akabitwara, nuko kikaba kirarangiye. Tibivuga ngo tubanze tuvuge ku ndimi, tibivuga ngo tubanze dusirimbe cyane. Oya, sinzampanura ariko nasirimbye, sinzampanura ariko bashubije mu ibisirimba 3. Oya, niyo yoba mu modoka, niyo yoba ndyamye, niyo noba nicaye mu rugo ndahensenga, umuntu akambwira ko afite ikibazo, Imana yakubisemo yabikunze, ikibazo cyawe gishobora gukemuka tutarize gusenga. Haleluya. Umuntu agira uko yahawe, n'undi agira uko yahawe, kandi cyose cyo gikomeye kuruta ibindi. Hari n'undi wahawe ukundi nako gukomeye. Rero izi impano zose icyatumye Pawulo yandika runo rwandiko ni ukugira ngo abuze akajagari mu makanisa, ni ukugira ngo abuze akajagari mu bayumbe, baza bareka kuvuga ku ndimi bari 10 ngo bama bazivugira rimwe kandi batwara umwanya bahe bavuga ku ndimi. Ni ukuri twebwe twicaye ntacyo byotumarira, kandi nta kintu dushobora kumvamo habe na kimwe pe. Ariko icyo twokumva nuko uvuga ku ndimi 10, ariko ukatubwira ijambo rimwe rivuyemo ry'ubuhanuzi Imana yavuze. Icyo kiratwubaka kuruta uko wakwiriye kuvuga ku ndimi cyane. Haleluya. Kandi izi mpano zose
zigomba gukorera munsi y'ubuyobozi bw'ikanisa. Tugende kuri ya mpanuro gira nze gusoza kubwiriza, mbona uko bababwira ijambo rimwe cyangwa abiri. Iyi mpanuro rero iri muri aya magambo nashoboye kwandika aha. Ijambo rya mbere ni ubumwe. Abayumbe bagomba kuba umuntu umwe. Muzirinde ibintu bibatandukanya. Ushobora gusengera muri Horebu, undi agasengera muri Grace, undi agasengera muri Tabanako, undi agasengera handi. Ariko umuyumbe ni internationale ku isi yose. Ntabwo uri umuyumbe wa Horebu gusa, turi n'umuyumbe wa Grace gusa, ahubwo uri umuyumbe w'isi yose. Niba twogera mu isi yose tuvuga ubutumwa, uzumenya ngo ugomba kugera mu isi yose usengera abantu, ugomba kugera mu isi yose ukora amayitaji y'abantu. Dufite abantu badashaka gusengera abandi kandi barahawe impano zo gusengera abantu. Dufite n'abantu bari mu gusaba amafaranga kugira ngo ariho basengera abantu. Ako ni akajagari katurimo abayumbi. Iwo si umwuka w'Imana, ni umwuka wo gushaka ifaranga, ni umwuka wa Satani. Ijeza avuga ngo abo bantu aho kwaka amafaranga aho baza bagenda bagira ukwezi mu cyaro bahe bacuruza, niba bakeneye amafaranga babone kugaruka, ariko kuyashakira mu baturage mu nzira yo gusenga no mu nzira y'impano wahawe ni icyaha kimwe n'ibindi byaha byose. Amafaranga turayakeneye n'ukuri. Sinzi ayo magambo nibaza kubagwa neza simbizi, ariko ni ijambo ry'Imana. Ni ijambo ry'Imana pe. Na kajagari gakomeye. Umukristo nk'uyu aragowe. Ubu mwababonye bose gutya, abenshi n'abafite imitwaro kora kigakunda kigafatika. Twavuze ngo abayumbe ni internationale, ntabwo ari abayumbe b'itorero rimwe, ni abayumbe ba Kristo ku isi yose, kandi umurimo wabo ni ugutabara abandi. Nicyo gice kinini cya mishoni yabo. Ni bibi umupasiteri gufata abayumbe b'ikanisa rye akabagumisha ku ikanisa rye ntakenere ko baje gutaramira n'ahandi. Ni kibi cyane. Kandi ni kibi umukirisitu umuyumbe gusiba amateraniro yo mu ikanisa ryabo atasabye pasiteri uruhushya, agasiba iteraniro rimwe, abiri, atatu, ane, atanu. Uwo ni ukumuhagarika mu ikanisa. Keretse wasabye uruhushya wagiye mu ivugabutumwa, ibyo rwose ni amahoro. Ariko nurara wahageze ubwire pasiteri ati nahageze, nuko yamatangira kumenya ngo uraterana mu materaniro. Ni bibi guterana, kubura mu materaniro utamenyesheje umushumba w'itorero. Ni bibi kuja mu ivugabutumwa uri umuyumbe utamenyesheje umushumba w'itorero. Ni kurya so dusezera mu rugo ni ukugira ngo tubone umugisha iyo twagiye. Usezera madamu n'abantu ukababwira ngo ngiye mu ivugabutumwa, kandi iyo wagiye mu ivugabutumwa ukamukurikirana ko imboga zashize, ugakurikirana ko babonye amata y'icyayi, niho uzubona amavuta y'ivugabutumwa, niho ubona n'umugisha w'ivugabutumwa. Si ukugenda mu ivugabutumwa ngo nuko tuhamagara tumenye amakuru yo mu rugo, tibirukanye umwana ku ishuri ntukurikiranye aho. Diriya ntabwo ari ivugabutumwa, wana ni uba waguye. Ikiza nuko wataha ukaja gucuruza, ukaja gushireba ibyo ukora, aho kugira ngo ube mu ivugabutumwa narangiza mu rugo bararamike baburare ngo wagiye mu ivugabutumwa ryawe. Abantu bo burara mu rugo ari Imana wagiye gukorera wowe. Ikindi no babwira nkiri aho ngaho ni ukubabwira ko Imana ihemba abakozi bayo. Nta muntu ukorera Imana akiyuha icyuya kubw'umurimo w'Imana, nta zindi ntego afite, nta yindi migambi afite ngo Imana inanirwe kumuhemba. Oya ye, Mungu si muzalimu. Imana irahemba kuruta uko bakire bahemba, kuruta uko ba perezida bahemba. Uyikorera ufite umutima umwe na target yo gukorera Imana, nurangiza urebe ko Imana itazagwa. Ibintu byo kuja kwihembesha mu baturage nico gituma Imana yafunze imiryango yose irakureka ngo uje wihembeshereza. Umushahara yari yarakugeneye yarawufunze kubera kuri mu kwihembeshereza wenyine, wishakiye uburyo bwo kwihemba. Imana ntishobora kuguhemba, kandi turi umukozi w'Imana, Imana ntikuze. Atatimiza Mungu si mzalimu, ili ajute wala si mwanadamu ili aseme uongo. Amini, amini, ni mwenye haki.
hakika adatimiza. Imana izihemba abakozi bayo. Nta muntu warara apfukamye ari ku mavi asengera inzu y'urugo rwe cyangwa ngo arara asengera ubwoko bw'abanyamurenge ngo niba cyangwa wabwirirwe kwanda burara ntizoshoboke. Imana ntije mukasumuhe mupi. Imana ntiwohaguruka gukorera Imana ngo Imana inanirwe gutunga urugo rwawe ntibizoshoboka. Ntiwohaguruka gukorera Imana ngo Imana inanirwe kwishurira renti. Oya, iyo wavuye mu masezerano y'Imana ugakora ibyawe wiyumvamo wenyine, Imana irakureka ugahangayika ugapatikana ukicwa n'inzara kandi uvuga ngo urimo urakorera Imana. Ikibazo si Imana, ikibazo ni wewe. Mwebwe muri gushingiranwa nk'abashingiranwa hayo ugura inka cyangwa hayo ugura inzu kugira ngo uze gusengera umwana w'abandi warwaye. Tumepewa kwa bure tufanye nini? Ntabwo ari ijambo ry'Imana tumepewa kwa bure. Twahawe kubw'ubuntu natwe tubitangira iki? Uzahemba dore nguri. Kandi ushobora kwihembesha wenyine. Erega wasengeye umuntu yari afite ikibazo kigakemuka. Yonanirwa gufata amafaranga ngo ayaguhereze agushimire mukozi w'Imana warakoze nari ngowe cyane nari ndemerewe, ariko ngaya amafaranga ashobora no kuguha menshi arutayo wewe wagize ute wari urimo umusaba. Ninde utoshima, ninde utotanga amafaranga? Mwabavyeyi bo bakiza kaga umwana wawe yaragiye guhwera, abayumbe bakaza bakamwubarara hejuru bakamusengera, niba ari nibirozi byari birimo bakabikura, umwana kamahaguruka akaba muzima akaja ku ishuri mu kigo. Wo buri ntabwo woshima Imana ko babigukoreye. Ntabwo wofata amafaranga ngo yabahereza ati mwarakoze. Aba bantu bazabashima, kandi niyo batoshima bene umwe wananiranye muzamwihorere. Nadashima mu mureke Imana izagira ute iyo izabahemba mwebwe mwabikoze. Izabahemba kabisa. Imana izabahemba mwebwe mwabikoze. La basile bonde. Haleluya. Noneho rero mutugira ubumwe nicyo cyambere. Cya kabiri ni ugutabarana. Dufite abayumbe mu makanisa benshi ni nka 200 300 cyangwa 200, ariko tidutabarane. Umuntu akaba yagira ikibazo ariko agahamagara mu yumbe mugenzi we ngo amutabara umwana we yarwaye cyangwa umugore we akamubura ntazi. Ni igitangaza ko no kumva ko hari abayumbe boherejwe amafaranga bagasaba amafaranga nkuko bakayabohereza kandi barangiza ntibaze gusenga bakayarya, kandi ejo bagahaguruka bakagira gute bakaza gusirimba. Abo birashoboka ko byobako ngiraho ntabo murabo arabo mwari mohereza amafaranga bayabasabye ngo baze kubatabara ngo ni transport, barangiza ntibaze n'aya mafaranga bakayarya. Baruzi none ko wari amafaranga y'abandi kandi ari we wayasabye warangiza ntuze uko wose rukaye wohagarara hano ugafata microphone ukagira icyo uvuga imbere y'abantu. Wa muntu arimo kugukira urubanza hari ese uko uzasubira uhanure, uzasubira uvuge kundi, uzasubira uvuge ngo uzawerekwa, uzasubira uvuge ngo byagenze gute utarishura amafaranga y'abandi wajanye. Imana itubabarire gusa. Ndabizi ko benshi bababaza abandi bakazakira, ariko niko ijambo ry'Imana rivuga. Tuje dutabarana, abayumbe muje mutabarana, noneho ni murangiza mubone uko mutabara n'abandi bari mu bibazo. Ikindi cya gatatu ni ukwemerana. Ni gitangaza kubona abayumbe bokorana ariko batizerana, ariko batemerana, basenyana, barenga hirya bagasenya, yarenga hirya agasenya mugenzi we, kandi twarangiza tukabyigana hano. Ijega nicyo kizakintera ibibazo. Ni gute twobyigana hano kandi tutemerana tutumvikana? Ese kurya dusengeye umuntu w'abazimu, babazimu bogenda twobirukana kweli? Tutari kumvikana, tutari guhuza, turi gusenyana, tutemerana, abantu iyo bari mwe bahuje umutima bagahuza n'inama, nicyo gihe ibitangaza by'Imana bizabikoreka. Nicyo gituma mubona abarwayi barwiriye ari benshi, ariko twebwe abayumbe turi benshi, ariko abarwayi n'ubundi barushijeho kugwira babaye benshi. Kuki batagabanuka se? Kubera ko turi abayumbe benshi. Abahanuzi turi benshi, ariko duhanurira abantu. Hari abashaka guhanurirwa ariko babuze abahanuzi babahanurira. Hari abarwayi bari mu mazu baseguye, barwaye bagize imyaka, babuze abantu baje kubasengera muri ya mu mazu. Hari abantu bafite ibibazo bibakomereye, ariko azayama kubwira ngo narahamagaye ngo nta muntu wigeze unitaba numwe, baranze bose.
none se ko turakora ikizi impano twarazihawe ngo tuzigire gute kuko uzashika imbere y'Imana ubwira Imana ngo Mana izi impano wampaye nazikoresheje udasengera n'abantu utita ku bibazo by'abantu baraguhamagaye rimwe kabiri gatatu ntutabaye abantu uje kubasengera kandi n'icyo Imana yaguhamagariye niyo tworeka kuja gucuruza mu cyaro niyo tworeka gucuruza ariko uzinywa Imana yaguhaye impano ukayikoresha nk'uko Imana yaguhaye yo gutunga kuruta umuntu wagiye mu cyaro kuja gucuruza uko ni ukuri kw'Imana kwa Bibiliya yo gutunga ukabaho ukishuriza kandi ugahaha kandi ukambara neza ukanaberwa no mu bandi kubera ko wakoresheje impano y'Imana neza Imana ikaguhemba Imana ikaguhereza ibyigo ariko igihe cyose tuzakoresha impano kubera irari ry'amafaranga jewe amaze kuyampa nkayashira hano sizi ko no kuzuzwa no kuzuzwa sizi ko no kwerekwa no kwerekwa gute konza mbona nabaje guhinga baza babishurwa ruko bamaze guhinga ntimurahingisha abahinzi yeme ngo abanza agenda hinge narangiza yarangisha hagararaho ukore mu mufuko umuhembo umuhinzi ikijya bahingira ku munsi ya pari juru numara ifatu yimuhe uzubaza ukamuhemba yarangiza akabona kuza mu murima gahinga ese yo hinga nibo babandi bazabasiba kubera ko bamaze kuyamuha akama yigendera muri gahunda ziwe bikirangira tiwo kuzura umwuka wera wabaje kurya amafaranga y'abandi kandi n'umurwayi w'abandi utaramusengera ngo akire bizoshoboka duhuze umutima kandi dutabarane kandi twemerane mu murimo w'Imana turi gukora kumvira ubuyobozi twabuvuze kugerageza kubalansinga byose n'izamboga twavuze kugira gahunda nziza mu gitaramo kugira gahunda nziza mu gitaramo gufata mikrofone ukavuga ugomba kubanza kumenya icyo ugiye kuvuga icya kabiri ukamenya aho ukivugira ni hehe icya gatatu ni uwuhe mwanya ngiye kukivugamo icya kane iki kintu ngiye kuvuga kirafasha imitima y'abantu aya mapo yose wabanza kuyibazaho ukabona kuza ugafata ushobora guhubukana ikigambo hano utabanje gutekerezaho abantu bagahwera bagapfa bakarangira neza ushobora guhagurukana ikigambo utabanje ngo ucecure niba ari n'Imana yakubwiye uyibwire isubiremo bwa kabiri uyibwire isubiremo bwa gatatu nurangiza ufata ijambo ugira icyo ubwira abantu Imana yavuze bagutegere neza bakumva kuvuga abandi bazi ngo nibyishimo gora afata mikrofone mu ikanisa ngize imyaka 2 n'igicirenda kugera 3 nihanye kuzafata mikrofone nihanye kwitokeza baza umpereza hano mikrofone wareba n'ijambo umuntu agiye kuvuga ukaribura tirifasha imitima y'abantu tirigira icyo ryakorera abantu ariko ariruse gusa w'ibyishimo bye nukugira ngo afate mikrofone avuge gusa mwarwaye kuvuga mwarwaye akanwa aba bataze bavuga sa abakozi b'Imana ntibuzuye umwuka wera w'Imana murabarushike uvuga amagambo yubaka imitima y'abantu ayo ngayo nta limit uzuyavuga rwose ariko uzubanza utekereze kubyo ugiye kugira gute kubwira abantu na message ugiye gutanga haleluya reka mbabwireho amagambo make nsoza rero kuri kiriya kintu mwari mwavuze igihugu Imana yarakiduhaye pe kizaba nka paradizo kuruta Amerika abari muri Amerika bazifuza kuba mu minembwe bazifuza gutura hari nukuri ni igihugu Imana yarakiduhaye neza cyane ni icyacu pe iriya misozi Imana izimbwira ngo tuzasubira tugende tuje turara ku misozi kandi kwa kundi umuntu yageze azinduka umwijima wamufatira umufatiye ku nzira akamasasa akaryama tambunda afite ntabamurinze agasoya akabyuka agakomeza urugendo kiriya gihugu tuzakibamwo nta kajagari k'imbunda gahari gahari pe usasa ku musozi ukaryama wavyuka ukikomera utikanga utumva uruwa nta kibazo na kimwe gihari ni igihugu cyiza cy'amahoro umuntu azaza yifuza kubayo ibi turiho ni intangiriro ryo guhabwa igihugu uko turatangiye nyine ni intambwe yo kuzahabwa igihugu ni intambwe y'amasezerano ko tuzabona iwacu tuzabona igihugu cyacu bwite Imana haraho yambwira ngo tuzadutanga nationalite tuzihereza abandi zino kadi so tugenda dutunga za double nationalite triple nationalite gutyo bene akakabuye bazagenda badufungira ku mipaka tuzakibagirwa tukibagirwe ugire identity yawe imwe kandi uyihereze n'abandi bayishaka uyibahereza natwe tuzagera muri ugo rwego rwo ngoro iki gihe dufite cyo gutabara Imana yambwiye ko tuzatabara mu bihe bitandukanye ntabwo twese tuzatabarira rimwe gutyo oyaye hari abazagenda mbere
kaba barimo bagende hari n'abandi bazagenda ba kabiri ariko twese tuzatabara ni ku Imana yavuze twese tuzatabara Imana yaravuze ngo umusaza bene wa wundi ugendera ku kabando gutya uwo yaravuze ngo ntazatabara ariko umusaza w'imyaka 80 90 uhagarara ufite colonne vertebrale ihagaze neza Imana yarambwiye ngo uwo nguwo azatabara agenda atabara arwana intambara y'iwacu ayitsinde neza uwo azatabara rero uko bizagenda aba baragenda n'abandi bazagenda noneho ibihugu bino byacu by'ibiyaga bigari bazaba bicara hasi bamabazana imodoka bazowe babandi basigaye barya banze kumva barya banze gutabara muri Bzura tukiriyo bageze batubwira ngo abanyabyura ngo hano hazaba intambara ngo bazaza badutegesha imyenda hehe ngo kunani hariya kuri Polo hariya ngo dohatugera ngo bazana ibitenge bakenyeza abagore bazana imyenda bambika abagabo ngo turi gutyo tutasohoye n'umwenda wo kwambara abo ngabo nta n'umwenda bazatwara azamasoko kuko niba ari yambaye gute nuko niko bazamamuriza mu modoka bama bamujana n'indege zizaba zihari zo kujana abantu babandi binangiye banze kumva barya basansubirije banga kwitabira bazagenda mu kimwaro no mwisoni ariko bazatabara pe umurongo nguriye umurongo nta wundi murongo uzabaho ngo bazakreatinga uwundi nuriya ni muhanda nuriya ni nzira niri ariko ikimenyetso dusigajeho kimwe ni rukundura nyine ni intambara y'amahindu y'amabuye y'ibiki gutyo niyo izaduhesha igihugu neza tukagihagararamo itarimo amahindu itarimo urubura itarimo iki ni intangiriro ariko siyo nyirizina neza ariko Imana iravuze ngo iduhaye agahenge ngo tube nk'abahumekaho natwe abantu basoye bubaka imihana abantu basoye bahinge abantu basoye basarure ariko ngo nakanya gato kakayagirizo gusa kakurya izuba rigira akayagirizo rikatwika mu kanya imvura ikamigwa imvura izagwa aho ngaho nyuma y'akayagirizo niyo isezerano rizaduhisha igihugu tugahagarara mu gihugu cyacu tukagituramo ariko ibi turi mu nzira kandi uyu muhanda ni mwiza n'iyi nzira ni nziza izatugeza kuri ibi ni ya mfizi yindi abantu bumvishe audio bakumva ngo imfizi hariya nyine niho dutegereje niho muri finale hari nimubona hariya harabaye bizaba birangiye nuko gutaha no gutaha n'ibindi no gukora ibyo tugomba gukora Imana ibaho umugisha murakoze cyane.